iyo ibyo kurya byabuze abantu biremera inzira, kandi kwiremera inzira ntabwo bijya bihira ikiremwa muntu. Igihe cyose umuntu avuye mu nzira y'Imana kaba kabaye. Aburamu yari atuje kubona umugore we bamufashe bakaba bamutwaye, bone nubwo bari kumugororera ibya mirenge ntabwo byari kugera ku nzoka ya Aburamu, kuko hari icyo yarazi neza ko batwaye ari umugore we, bone nubwo yamwitaga mushiki we. Hari abantu benshi ndayahemuje, hari abantu benshi banyaze amasambu y'abandi, hari abantu benshi batwaye imitungo y'abandi, hari abantu benshi batwaye ubuzima bw'abandi kubera imitungo, kubera inda, hari abantu benshi bagambanana kubera inda. Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza umugisha w'inshuti muvandimwe duhuriye hano. Imana iguha umugisha. Hari haciyeho igihe tutari gukora kubera impamvu za tekinoloji, imashini yaragize ikibazo, ariko turashimira Imana ko yongeye kwemera ko twongera guhurira kuri uyu murongo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Muri uyu mugoroba rero, cyangwa se muri aya masaha, bishobora kuba ari mu gitondo, bishobora kuba ari nimugoroba, bishobora kuba ari ku manywa, bitewe n'igihe uboneye iki cyigisho, Uwiteka ashimye ko twigira hamwe amagambo avuga ngo amacumu y'inda ntashira igorora. Amacumu y'inda ntashira igorora. Reka mbere yuko tujya mbere tubanze twiragize Uwiteka, tubanze dusenga Imana kugira ngo itubashishe. Data mwiza, mubyeyi dukunda kandi ukiranuka, twongeye kugushima no kuguhimbaza. Tugushimiye ko wabanye natwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Uracyakomeje kubana natwe no muri uyu munsi wera w'isabato. Turakwinginze ngo uduhe umugisha, dore tugiye kwiga ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe kandi utuyobore, uturinde icyaduhungabanya, ahubwo abamarayika badukomeze kuducungira umutekano. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Tugiye kwigira hamwe amagambo avuga ngo amacumu y'inda ntashira igorora. Turarebera hamwe amagambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, mu gice cya 12, turahera ku murongo wa mbere. Itangiriro igice cya 12 ku murongo wa mbere, hari titiri ivuga ngo Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Haleluya. Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Kadusome twumve. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Haleluya. Uwiteka ngabwira Aburahamu ati, haguruka uve, ati haguruka uve mu gihugu cyawe, usige ibyawe, usige umuryango wawe, ariko ujye mu gihugu nzakwereka. Natwe hari iby'Imana dusaba gusiga, hari iby'Imana duteka gusiga, hari aho tugera hakabaho ibyo dusabwa kureka kugira ngo tubashe kujya mu ruhande rw'Imana. Hari ibyo dutegekwa kuvaho kugira ngo tubashe kugera mu migisha y'Uwiteka atugenera. Ijambo ry'Uwiteka riravuze ngo Imana ibwira Aburahamu iti, nzakugira umugisha, uzaba umugisha koko. Umurongo wa 3, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Haleluya. Uyu ni Aburamu ubwiye ngo haguruka uve mu gihugu cyawe, uhaguruka ugende, nugera aho ngutumye nzaguhindura umugisha, uzaba umugisha. Ntawe uzakuvuga nabi bizagwa amahoro, ntawe uzakugira nabi ngo bizamugwa amahoro, kandi abazakwifuriza umugisha nanjye nzabaha umugisha, ariko abazakuvuma nanjye nzabavuma. Aburamu aragenda. Haleluya. Umva icyo Imana dushakaho. Nshuti muvandimwe, niba Imana ivuze ngo haguruka va muri ibi, Imana ikakwereka ngo ibi bintu ni icyaha, bireke, wizuyaza, haguruka. Aburamu ngo arahaguruka aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe ubwo yavaga i Harani,
mbibutse ko i Harani niho se wa Aburamu yarari, ariwe bita ngo Tera. Ahangaha ubwo nta yandi mateka nayo twakagombye ko tuvugaho, ariko ngo i Harani Aburamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburamu ajyana na Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronkeye i Harani, bavanwe no kujya mu gihugu cy'i Kanani, kandi Kanani ubwaho niho basohoreye. Haleluya. Umva ko ijambo ry'Uwiteka rivuze. Uwiteka abwira Aburamu ati haguruka uve i Harani, kuko ubusanzwe Harani hari ahantu bari barahagaze, ariko n'undi bari bafite gahunda yo kujya i Kanani. Bango Tera se wa Aburahamu, we na Aburahamu n'abandi bantu bahagurutse aho bari bagiye i Kanani, ariko bageze i Harani se wa Tera arahacumbika arahaba, kubera ko hari isoko ry'ibigirwamana, kandi nicyo cyari gitunze se wa Aburamu ari we Tera. Hanyuma rero kuba Imana yarabwiye Aburamu ngo haguruka ugenda ujya i Kanani, ntago ari ikintu gishya, ahubwo byari ugusohoza urugendo n'ubundi bari baratangiranye na se Tera. Usibye ko byageze mu nzira, ise Tera akagwa mu nzira aho ngaho i Harani, ariko Imana ibwira Aburamu iti rero nubwo so yaguye aha ngaha, komeza urugendo, aho mwari mugiye hari i Kanani ntago ari Harani. Nshuti yanjye byumve neza, hari igihe natwe tujya duhaguruka, hari igihe tujya tuva mu byaha tukavuga ngo tugiye kwiyegurira Imana, tugafata inzira yo kujya mbere, ariko twagera i Harani tukahagarara, twagera i Harani tukahatinza, tukahasanga ibigeragezo, tukahasanga imitego, tukahasanga ibishuko, bikahadukereza, tukahaba tukamera nk'aho tugeze muri gakondo twari tugiyemo, kandi twari tugiye i Kanani. Mbese nta Harani wageze? Nta Harani wigeze utura? Aho ubu ngubu ntago haba ari Harani. Uwiteka bakubwira ngo haguruka uve i Harani ujye i Kanani. Mbese aho uri ni Kanani? Mbese urugendo urimo rwakugejeje i Kanani, cyangwa waragiye ugeze i Harani uracumbika? Ndagira mwibuke ko hari igihe dushobora kujya mu rugendo ruva aho twari turi mu byaha rutujyana i Kanani, ariko twagera i Harani kubera inshuti twahagurukanye, kubera abantu twahagurukanye, bagatuma tutarenga i Harani, bakatwereka ubwiza bw'i Harani akaba ariho dutura, nyamara Uwiteka arashaka ko tugenda tukagera i Kanani. Inshuti, cunga neza, reba izamu ryawe, jya ku mavi, usenge Mwuka Wera akwereke. Reka twihute, turi kwigana icyigisho kivuga ngo amacumu y'inda ntashira igorora. Hanyuma Aburamu anyura muri icyo gihugu, agera ahitwa i Shekemu, ahari igiti cyitwa umweloni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburamu aramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye, avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye. Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba na Ayi iruhande rw'iburasirazuba. Yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Aburamu akomeza kugenda yerekeje i Negebu. Haleluya. Hanyuma rero Aburamu tubonye ko yageze ahagera, arangije ageze ahagera arema ibimenyetso. Abamubonye, abamubonaga bamenya ko ari umugabo wambaza Imana yo mu ijuru, babona ko ari umugabo ufite guhamya kandi yizera. Mbese twebwe abo tubana, abo turi kumwe, abagerageje kwimuka, abaturebye, baraturebye babona ko twamaze gushinga ihema ry'Uwiteka aho turi, cyangwa baraturebye babona natwe tumeze nk'abo ngabo. Haleluya. Mbese aho uri, abantu iyo bakurebye bakakwitegereza, babona ihema ry'Uwiteka, cyangwa babona nawe uri uw'isi nk'uko ab'isi bagenza, babona nawe nta tandukano nk'uko abandi bagenza, babona ibyawe n'ubundi ari gutyo bimeze. Katwihute, hari aho nshaka kutugera ngo Aburamu na Sarayi bajya muri Egiputa.
ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ngo Aburamu yahagurutse i Harani agiye i Kanani. None tugeze ku yindi ngingo ivuga ngo Aburamu na Sarayi bajya muri Egiputa. Kandi muzi neza ko kujya muri Egiputa mu buryo bwa mwuka bisobanuye gusubira mu byaha. Reka twumve, ese ko Aburamu igihe cyarageze asubira inyuma agwa mu byaha, cyangwa Egiputa yaragiye kubwirizayo? Reka twumve ikibyanditswe byara bitubwira. Inzara iratera muri icyo gihugu, Aburamu aramanuka ajya muri Egiputa asuhukirayo. Mbega gahinda. Ijambo iyo tuvuze ngo kumanuka mu buryo bwa gihanuzi tuba tuvuze gusubira inyuma. Aburamu nawe ngaho yarari, inzara iratera, arangije aramanuka. Ariko umuntu yakibaza, Aburamu ko yavuye aho yaragiye akemera akamanuka akajya muri Egiputa akajya gusuhukirayo, mbese abari bari mu gihugu bose Aburamu yararimo basubiye inyuma bajya muri Egiputa, cyangwa hariho abakomeje kwihangana kugeza igihe inzara izashirira? Hanyuma kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu, ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa, abwira Sarayi umugore we ati, dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro. Nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati, uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Nawe nyumvira kwikunda, ndakwinginze uzajye ubabwira uti ndi mushiki we. Umva umuntu wahagurukijwe n'Imana. Umuntu Imana yabwiye ngo haguruka uve i Harani mu banyabyaha ujye i Kanani abariho uzashinga ihema ryanjye. Arahagurutse ageze i Kanani, ariko igeze i Kanani ibigeragezo, ibibazo, imibereho igoranye iramutera bituma asubira inyuma. Mbese nta bantu waba uzi cyangwa nawe waba urimo uzi basubiye inyuma kubera kugeragezwa n'ubu buzima, kubera kubaho mu buzima butari bwiza, bakagamburura bakemera kuva ku byo bari bizeye, amakuba akabagamburuza, inzara ikabagamburuza, agakiza kakanga burundu kugera ubwo basubira inyuma? Aburahamu nawe abwira Sarayi umugore we ati, ndabizi kuri mwiza, ariko nituramuka tugeze muri Egiputa, dore tugiye turi abasuhuke, nitugerayo Abegiputa bazakwifuza. Ndakwinginze ntukavuge ko ndi umugabo wawe kugira ngo batazanyica, ahubwo uzavuge ko ndi musaza wawe, nawe uri mushiki wanjye, basi utwo bazajya baguha njye ntubonaho. Umva inzara. Iyo ibyo kurya byabuze abantu bihimbira inzira, iyo ibyo kurya byabuze abantu bishakira imibereho, iyo ibyo kurya byabuze abantu biremera inzira, kandi kwiremera inzira ntabwo bijya bihira ikiremwa muntu. Igihe cyose umuntu avuye mu nzira y'Imana kaba kabaye. Aburahamu ngibi byamubayeho. Abwira Sara ati, nitugera muri Egiputa ntukavuge ko ndi umugabo wawe batazanyica, nyamara mubikure mu buryo bw'umubiri mubishyire mu buryo bwa mwuka. Murabizi neza ko igihe ijambo ry'Imana ryabuze abantu biremera inzira, igihe ijambo ry'Imana ryabuze abantu bishakira uburyo, igihe ijambo ry'Imana ryabuze abantu bishakira amayeri yo kugira ngo babeho bakire, ariko ntabwo bijya bibahira. Reka twumve uko ibyanditswe byara bitubwira. Ati, ndakwinginze uzajye ubabwira uti ndi mushiki wawe, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe, ukirishe ubugingo bwanjye. Aburahamu ageze muri Egiputa, abanyegiputa bareba uko uwo mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba baramumushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo. Mwumve cya kibazo. Agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi. Ariko Aburahamu yari ameze neza. Byanditswe batuye ngo Aburahamu yagiriwe neza, Farawo amugirira neza ku bwa Sarayi. Ese Aburahamu yari atuje kubona umugore we bamufashe bakaba bamutwaye? Bone nubwo bari kumugororera ibya mirenge ntabwo byari kugera ku nzoka ya Aburahamu, kuko hari icyo yarazi neza ko batwaye ari umugore we, bone nubwo yamwitaga mushiki we. Ariko ubwoko bw'Imana mwarese tukagaruka ku isoko. Byanditswe byara biratubwira ngo mubaririze inzira za kera, inziza aba arizo munyura. Mwaretse tukagaruka ku isoko, tukemera kuyoborwa n'Imana, tukareka kwishakira inzira, tukareka kwiremera ibisubizo, tukareka kwicira inzira, kiteka n'iteka inzira imwe n'umwana w'umuntu itagisoza neza, irangira bibayemo ibibazo, ikarangira habayemo kwicuza. Mwaretse tukagaruka, mwaretse tukajya ku mavi, mwaretse tukaba imbere y'Uwiteka. Kari Imana dushakaho, nicyo Uwiteka dushakaho. 16 agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka
ahanisha Farawo inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburamu. Farawo ahamagaza Aburamu aramubaza ati, icyo wangiriye iki n'iki? Kutambwiye yuko yari umugore wawe? Niki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe, nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye? Nuko nguyu umugore wawe, mujyane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Reka mbabwire inshuti z'Imana, hari abantu bamaze kugirana igihango n'Imana, bamaze kwegurira ubuzima bwabo Imana, ariko kubera gutandukira bakiremera inzira, sosiyete barimo bakayizanira umuvumo, abantu barimo bakabazanira akaga. Ibi namwe murabizi byabaye kuri Yona, ajya guhunga ngo yere kubwiriza niwe. Ageze mu nzira, ubwato yari arimo Imana ibuteza ishuheri, buridundubikanya kugeza ubwo ati, ni muntu nkuramo hano mukanjugunye nibwo muri bubona amahoro. Hari abantu batumye sosiyete itagira amahoro kubera ko batandukiriye bakiremera inzira. Wahindutse, amacumu y'inda ntashira igorora. Aburahamu inda yaramugamburuje, indi mukoza hasi mukoza hejuru, ahuruduka i Kanani aho yarari, amanuka muri Egiputa, arangije aragenda. Agezeyo nabwo ntiyanyurwa, agerekaho icyaha cyo kubeshya, bituma kwa Farawo Imana bakubita ibihano kubera ko bari baramaze gukora ku byashinganwe. Hari abantu bamaze gutanga uburenganzira bwo gukora ku byashinganwe, bakanimo barateza abandi imivumo, bakanimo barateza abandi ibibazo, kandi bo bigaramiye. Ariko bitinde bitebuke, ntago uzihishira ngo bikunde. Nushaka uzibukire, nushaka uve ku byakuziritse, nushaka wemera umanika amaboko, ugarukira Imana ibwira uti, Imana narakosheje, mbabarira, wongere usubire ku gicaniro, wongere usubire ku rufatiro. Ubwo nibwo Imana izakubabarira. Ariko mu gihe bikimeze gutyo, nta mahoro uzagira, kandi n'abandi uri kubateza akaga. Iki kintu uzagisobanura gute? Ninshaka ngarukira ahangaha nsoze, amacumu y'inda ntashira igorora. Hari abantu benshi ndayahemuje, hari abantu benshi banyaze amasambu y'abandi, hari abantu benshi batwaye imitungo y'abandi, hari abantu benshi batwaye ubuzima bw'abandi kubera imitungo, kubera inda. Hari abantu benshi bagambanana kubera inda, hari abantu benshi batega imitego bagenzi babo kubera inda, hari abantu benshi batega imitego abanyamuryango kubera inda. Umva, uyihe, ubyange, ubyemere, ntizahaga. Kuki twakemera ko inda yadukura ku gakiza? Kuki twakemera ko inda yadukura ku Mana? Mbese niki cyaturutira agakiza Imana yaduhereye ubuntu? Ni ibyo kurya se? Ni ubutunzi se? Ni ukudamarara kw'isi se? Ibyo umubwiriza yarabirebye aravuga ngo niho kwiruka inyuma y'umuyaga. Uwiteka dufashe kandi adutabare. Reka dusenge. Data mwiza, urera kandi urakiranuka, icyubahiro n'ikibi cyawe. Gushimiye ijambo ryemeye ko twiga, tubonye ko inda ishobora kuduhemuza. Aho twahemutse ku bwayo utubabarire, ariko turagarutse utwakire. Akaga twateje abandi nako ukatubabarire. Turakwinginze kugira ngo aho twagwagwanye uhadukure, wongere kudushyira ku rufatiro. Tugire neza kandi ukomeze kudufasha. Yesu Kristo urakoze. Amen.